Reka twongere tubasuhuze mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro bikomeje kutambuka ahangaha kuri Hot News TV. Kanizere ko aho mugiye muherereye hose mumeze neza cyane. Uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Namwe muri Rwota Masimbi mwese tubifurije amahoro y'Imana, ibyiza by'Imana, uburinzi bw'Imana, imigisha yayo ko byakomeza kugenda bibana namwe. Tuba tugarutse muri wa mwanya tugenda tubagezaho ibiba bikomeje kugenda bivugwa mu mbuga nkoranyambaga, ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru ndetse n'ibibera aho dutuye. Aho ngiye ukomeje kugenda mbana namwe, ndi umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mind Dijoke. Muri aka kanya rero inkuru mbafitiye my friend, hirya no hino ibintu bimaje guhindura isura. Pasiteri yaje kuba yasangwa mu nzu yaho yari yagiye gusambana yapfuye. Yaje kuba yasangwa yapfuye nyuma yuko yari yaraye aho ngaho yari yagiye gusambana. Ni umugabo rero wahoze ari pasiteri, ariko noneho ngo baje kuba bamuhagarika. Ntabwo twabonye ibyatumye bamuhagarika, gusa baramuhagaritse. Yewe n'umugore bari barashakanye, baratandukanye, batsigatanye, baratandukana. Kuri ubu ngubu pasiteri akaba yari yaragiye kubaka mu murenge wa Nyamata, mu kagari ka Kanazi, mu mudugudu wa Musagara. Niho pasiteri yari yaragiye kubaka. Hanyuma kuri iki cyumweru rero tariki ya 5 z'uku kwezi kwa 10 2025 masaha y'umugoroba nibwo haje kumvikana inkuru y'agahinda ivuga ko pasiteri yasanzwe mu nzu yapfuye. Nyuma yuko aho yari yaraye kuri uwo mugore yari yarayeho, niba ari umugore niba ari umufemeri, ngo afite abana babiri ariko nawe nta mugabo afite. Yaragiye ubwo yagiyeyo kuwa 6 pasiteri araryama, riryamira nijoro arinyesebura, akora ibyakora bukeye mu gitondo. Noneho rero uyu mugore bari bararanye ngo yabyutse yigira mu kazi, asiga pasiteri aryamye, ariko ngo yasize asa nk'usinziye. Aragenda avuga ati reka negekeho pasiteri nabyuka, aragenda nta kibazo. Mu masaha ya saa sita rero, mu masaha 7 gutyo, uyu mugore waho ngaho wari waranye na pasiteri ngo yaje kuba yagaruka avuye gupagasa. Ageze mu rugo akinguye asanga pasiteri aracyaryamye nk'uko yamusize aryamye. My friend, umugore aramukomanga, wapabona umugabo ntari guhumeka na gatoya. Umugore ajya guhuruza abantu, baraza basanga umugabo yitabye Imana kera. Uyu rero bikavuga yuko ngo yahoze ari umupasiteri wo muri ADPR, kuri ubu ngubu akaba yitabye Imana azize ngo ibibora hariya muri kariya gace ho babyise ngo ni ibibora. Ngaho nguko ibyaje kuba byaba kuri pasiteri. Nyamuneka urumva ko bimaze kugorana. Niba gusa ikibabaje ntago ari icyo kuba abantu bibazaga uburyo pasiteri nawe yagiye kuba yashaka hatera akabariro nk'umuntu udafite umugore, kuko buri wese byamubaho, ahubwo bibazaga uburyo pasiteri yinjiye muri iyo nzu, kuko ngo nta hantu hatameze neza, hantu ubona rwose umuntu w'umupasiteri wiyubashye ufite igipangu atakagombye kujya kurara. Ngayo nguko ibyaje kuba byaba ku mupasiteri. Nyamuneka izi nkuru nk'izi zigeze zidusigira amasomo. Abakozi b'Imana bigeze kuba abakozi b'Imana, n'abakozi b'Imana bose bagiye bamenya uko bitwara, biyubahe, atagira ibyo bazajya basangwamo bari muri aya mabi. Ngayo nguko ndabakunda cyane.